Mbese usobanukiwe byinshi ku munwa? No muri iki kiganiro tugiye kuvuga ku munwa cyangwa se lips. Umunwa ni igice cy'umubiri gikingira amenyo ndetse n'ururimi. Ni igice dukoresha cyane iyo turi kuvuga ndetse n'iyo turi kurya. Gusa dukwiye no kumva uko Bibiliya ivuga umunwa. Bibiliya mu gitabo cy'imigani ibice 10 umurongo wa 11 havuga gutya: umunwa w'umukiranutsi ni isoko y'ubugingo, ariko umunwa w'abanyabyaha upfuka urugomo. Yeremiya igice cya 1 umurongo wa 9 havuga ku munwa gutya ati: Uwiteka arambwira ati, dore nshyize amagambo yanjye mu munwa wawe. Gusa si we wenyine uvuga ku munwa, kubera yuko no muri Yakobo ibice 3 umurongo wa 6 havuga ku munwa gutya: ururimi narwo ni nk'umuriro, isoko y'ikibi, rubarirwa mu myanya y'umubiri wacu, maze rukanduza umubiri wose, rukawutwikisha umuriro rukomora mu nkinga y'ikuzimu, rukangiza imibereho yacu yose. Hano birumvikana ko ari igihe umuntu aba yavuze amagambo mabi. Na Yesu nawe ntiyasibye kuvuga yuko ibiva mu mutima w'umuntu ari byo bigera ku munwa. Akaba mugani w'ikinyarwanda uvuga ati: akuzuye umutima gasesekara ku munwa. Abantu benshi basanisha umunwa n'uvuga amagambo gusa. Nabwo uzumva abantu bavuze bati kana kagira umunwa, bashatse kuvuga yuko agira amagambo menshi. Kwerekana yuko akuzuye umutima gasesekara ku munwa byavuzwe n'umuhanga Socrate. Yaragize ati: umunwa ni irembo ry'umutima. Ni mu gihe umuhanga Plato we yavuze ati: amagambo avuzwe n'umunwa afite imbaraga zo gukiza cyangwa se kurimbura. Umufilozofe Seneca wo muri Roma nawe yaragize ati: byaba byiza wicecekeye, ntugire ijambo na rimwe uvuga, aho gusohora ijambo riri mu kanwa kawe. Umufilozofe Aristote we yaravuze ati: umunwa ugaragaza iby'umutwe cyangwa umutima bibitse. Umuhanga kandi Miguel Cervantes yaravuze ati: umunwa ufunze ntujya uhura n'ibyago. Nubwo sosiyete tubamo iganisha gusobanura yuko umunwa ari uwo kuvuga gusa hari n'akandi kamaro umaze, ndetse hari n'ibindi byinshi udufasha. Nibyo tugiye kuvugaho muri iki kiganiro. Ni ibintu 10 bidasanzwe ni mu mwandiko w'imikarago 10 ku munwa. Ikintu wamenya cya mbere ku munwa ni uko umunwa wacu wo utajya ubira ibyuya. Umunwa ntabwo ugira ibice bitunganya ibyuya aho umuntu uri. Ari nayo mpamvu bivuze yuko umunwa udashobora kubira icyuya na rimwe. Ibi bivuze yuko iyo amazi yatangiye kugabanuka mu mubiri ari menshi cyane, cyangwa yagize ikindi kibazo ku mubiri we, uzasanga yumye iminwa. Mu kubikemura bamwe basigaho imiti runaka cyangwa se amavuta ikabafasha guheheza iminwa yabo. Icya kabiri wamenya ku minwa yacu ni uko iminwa yacu itagira melanine cyangwa se itagira ibara ryinshi ry'umukara. Abantu benshi uzasanga iminwa yabo itukura cyangwa usange yenda kugira ibara ry'iroza, nubwo ryaba ryivanzemo umukara ho gakeya. Ibi bivuze yuko mu bice bikwiye kurindwa cyane n'iminwa irimo, kubera yuko bishobora kwangizwa cyane n'izuba. Icya gatatu wamenya ku minwa ni uko buri muntu wese agira iminwa ye yihariye. Uturemangingo tugize umunwa w'umuntu tuba dutandukanye cyane n'utugize uwundi. Ariyo mpamvu byagorana yuko wabona undi muntu uhuje imimerere ndetse n'imiterere y'umunwa ku kigero c'100% n'uwo ufite. Niyo yaba iteye kimwe, ntabwo imirongo iriho yaba iteye mu buryo bumwe. Icya kane wamenya ku munwa ni uko umunwa ugira imikaya 10 cyangwa se inyama 10 ukorana nawo. Umunwa wacu ukoresha imikaya 10 bigatandukana cyane bitewe n'ibihe umuntu arimo. Niyo mpamvu uzabona umuntu arakaye ukabona ateye bitandukanye n'igihe yari ari guseka, asomana, ari kuvuga cyangwa se acecetse. Imikaya igenda ikoreshwa bitewe n'igihe nyiri kuwukoresha agezemo. Icya gatanu wamenya ku munwa wacu ni uko umunwa wacu ufite uruhare cyane mu kugena imvugo ndetse n'imimerere y'ijwi. Kugira ngo ubyumve neza, uramutse ufashe umunwa wawe hanyuma ukagerageza koga, bisa nkaho bitagukundira, wanavuga ukavuga nabi.
Kuba dufite iminwa iteye gutya biduha ubushobozi bwo kubasha kuvuga amajwi tukayumva neza nk'uko tuyavuze. Ari nayo mpamvu uzumva inkoko itashobora kuvuga irindi jambo kubera yuko idafite umunwa nk'uwo dufite. Rero kugira imiterere nk'iyi y'umunwa bidufasha kugira amajwi menshi ndetse tukaba twavuga n'amagambo menshi asa nkaho yakomerera izindi nyamaswa. Nk'ubwo inyuguti ya P ndetse n'iya B kimwe na M ni inyuguti dukoresha cyane umunwa tuwuhuje ku buryo umunwa wo hejuru n'uwo hasi bihura hanyuma bikabona gukora ijwi. Nanone turamutse tudafite umunwa bisa nkaho igisanzwe kiryohera abantu aricyo ndirimbo nta muntu wakongera kucyumva kubera yuko nta muntu wakongera kubasha kuririmba. Bisaba yuko uhuza umunwa wo hejuru ndetse n'uwo hasi kugira ngo ubashe kuririmba hanyuma abantu bumve indirimbo yawe ari nziza. Cya gatandatu gitangaje ku munwa wacu, umunwa wacu udufasha mu mibanire kurenza uko abantu babitekereza. Abantu benshi bafite iminwa myiza iteye neza haba hari n'amahirwe menshi y'uko bagenzi babo babakunda bakumva barabishimiye barebye iminwa gusa. Ari nayo mpamvu iyo bishimanye hagati yabo usanga basomana, mu gihe undi muntu uturutse hanze aramutse agusomye ku munwa wabifata nk'ikintu kizira cyane cyangwa se ko aguhohoteye. Rero umunwa ufatwa nk'ihuriro ry'amarangamutima, urukundo, icyubahiro ndetse no gusabana. Gusomana bavuga yuko ari byiza cyane kubera ko byongera umusemburo wa oxytocin, umusemburo w'urukundo. Cya karindwi gitangaje ku munwa nuko umunwa ari ikimenyetso kivugira. Iyo umuntu abumbye umunwa cyane umenya yuko ari seriye cyangwa se yarakaye. Iyo yaworoheje ariko atawufunguye umenya yuko ari mu bihe bye byiza. Iyo yawufunguye umenya yuko ari mu bihe bye byiza kandi ashobora guseka. Rero umunwa ushobora kukwereka umuntu uri kugukunda cyangwa utari kugukunda, ufite agahinda, ufite umujinya, ufite umunezero, wagize ubwoba, byose ukabimenya urebye iminwa gusa. Icya munani gitangaje ku minwa nuko umunwa uri mu ngingo zacu z'umubiri zishobora kumva ibintu byinshi biwukozeho. Touch receptors. Umunwa ushobora gutandukanya ubushyuhe, ubukonje, ububabare n'utundi ducogocogo tw'utwumvombe umuntu ashobora kumva tumukozeho. Icya cyenda wamenya ku munwa nuko umunwa uri mu bice by'umubiri bigaragara inyuma ariko bidafite uruhu rwuzuye. Uruhu rw'umunwa ruba ruri hagati y'uruhu rusanzwe ndetse n'inyama yo mo imbere. Ari nayo mpamvu ubona rworohereye kandi rwenda gusa umutuku. Ibi bituma runo ruhu rukunze kuba rworohereye ariko kandi rukaba rwakoma vuba. Ikindi kandi umunwa uba ufite imitsi myinshi cyane kandi iri hafi cyane, ari nabyo bituma umunwa wumva cyane ubwumvumve. Icya cumi wamenya ku munwa nuko umunwa ushobora kunyeganyega inshuro ziri hagati y'ibihumbi 20 n'ibihumbi 25 ku munsi. Muri izi nshuro habarirwamo amagambo yose yavuze, inshuro yahekenye ibintu cyangwa se akanywa amazi, inshuro yaciye, inshuro yamize amacandwe, inshuro yasetse cyangwa yitsamuye cyangwa yayura. Ngibi ibintu 10 wamenya muri uyu mwandiko w'imikarago 10 umunwa. Reka ngushimire cyane wowe udahwema gukunda ibyo dukora. Niba uri mushya hano nawe ntiwibagirwe gukanda subscribe. Njye nitwa Aimable Niyongira, munyemerere duhure ubutaha.